ndabwira noneho umuntu utarakiranuka n'Imana ngo yitegure guhura n'Imana mucamanza we. Cyo kirakomeye bavandimwe. Nyuma yo kubona amasezerano y'umunezero ndetse n'inshingano zikomeye abera berejwe muri Kristo bafite ubugingo buhoraho, bashyirwamo no kwitegura gusanganira Imana yabo. Reka none nerekeze ikondera ryanjye kuri wowe usinziriye. Ushobora kuba uri kunyumva online cyangwa se aho waba uri hose. Wowe ukiri mu rupfu, wowe utarizera umwami Yesu Kristo by'ukuri, wowe ugishaka gutsindishirizwa n'imirimo yawe, wowe ugishaka gutsindishirizwa n'ibyo ukora n'ubwana bwiza bwawe, wowe utarahabwa ikiruhuko mu mutima, ndetse wowe ufite umutima ukomeye nk'ibuye, wumve ibyo kugaruka kwa Kristo ukabikwena ngo ni imigani ya kera. Wowe ubwawe musore, mukobwa, mugabo, mugore, uwo uri we wese, waba warize cyangwa utarize, uzwi na benshi cyangwa se uri ntamenyekana, wowe nyumva utaramara kwiyunga n'umuremyi wawe, dore noneho arantumye ngo iri tangazo rakureba, itegure guhura n'Imana yawe. Wenda ntunemera ko hariho Imana, kuko ndabizi mu Rwanda hari abantu bameze batyo, bari kugenda bana benshi bavuga ngo nta Mana ihari, biriya byose bya Bibiliya ni ibintu abazungu bazanye byo gupapira kugira ngo nuko dukolonize. Ushobora kuba utabyemera ko irahari, ariko kuba utemera ko umucamanza hari ntabwo bibuza ko gucira urubanza. Kuvuga ngo iyi leta sinyemera ntibibuza yuko iyo ukoze ibyaha igushyira muri gereza. Nuko bimeze. Iri tangazo rakureba ngo dore noneho wa muremyi wawe umwe wasuzuguye, dore ukubeshaho utajya ushima, dore uguha ubuzima ndetse muri bo ngo ufite ubuzima bwawe ugenda uriho, iyo Mana ubwayo nije guhura nawe ubwawe vuba. Biroroshye gukwepa iby'Imana nonaha no kwirengagiza ijwi ry'abaguhamagara kwakira imbabazi z'Imana muri Kristo. Biroroshye uvuga ati ibya Kristo n'ubundi ntabwo twabimenya, n'ubundi hari amadini menshi, ariko dore ijwi utazigera ubasha gusubiza inyuma. Iryo jwi umunsi rizasogota umutima wawe ngo dore umucamanza wagutumyeho. Njya numva abantu ngo babona convocation bagatoroka. Waba warakoreye ibyaha i Huye ugahungira i Gisenyi, aba warisha umuntu i Burundi ugahungira muri Tanzania, ariko dore convocation utazasubizayo, dore ubupolisi utazatoroka, dore telefone utazabasha gukupa, umunsi uzahamagarwa mu rukiko rw'Imana isumba byose. Ubwo ubwawe ababyeyi baba badahari, inshuti zawe musohokana zidahari, akazi kaguhugije akanya kadahari, nta guhugira kuri komedi cyangwa ibisirimba kugira ngo bikwegeze ibyaha byawe, ahubwo wowe wenyine mu cyumba gifunze n'umucamanza utabasha kugira icyo ahishwa, dosiye yawe ikabumburwa ngo ukatirwe gukwiriye ibyaha byawe. Ese witeguye guhura n'umucamanza wawe? Ndabaza nshuti yanjye, ese aho niwaba warashatse uko ntiwashatse uko wikiranura n'uwo mufitanye urubanza mukiri mu nzira batagushyikiriza umupolisi nawe akagushyira muri gereza? Uko numara kugera imbere y'iyo gereza, ndahubiza ukuri yuko nta yandi mahirwe uzaba ufite yo kongera gutoroka, kuko umuntu yagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza. Abaheburayo 9:27. Kandi wibeshye wenda ngo Imana izashyiraho imiyaga, ntabajya bivuga ngo ariko Imana nguranga izashyiraho imiyaga, ntitubwire ngo ariko ngo mwabona ngo nabarimbura, ntabwo ari byo. Yesu yaravuze ngo wizere umwana afite ubugingo buhoraho, ngo ariko utamwizera amaze gucirwaho iteka. Hari n'uvuga ati ariko njye ntabwo ndi umwana mubi, njye ntabwo mfite ibyaha byinshi nk'abari abantu. Njyewe urebye abantu benshi bamvuga ko ndi umwana mwiza, bityo rero muri kumbwira ngo ndi umunyabyaha, ngo nkwiriye kwizera Kristo ngo mbabarirwe, ntabwo bindeba. Abandi batari ko njyewe ubu imyaka yose maze nkorera Imana, niko tumbwira ngo ntabwo ndakizwa. Niko tumbwira ngo Imana yavuganye nanjye impa ubuhanuzi, Imana yavuganye nanjye impa kuvuga mu ndimi, none ukambwira ngo ntabwo ndizera. Bavandimwe, igihe kirageze. Nimba wajyaga wibeshya ko ari uko nguko bizagenda kugira ngo uhagarare imbere y'Imana, nimba wajyaga wibeshya yuko uzahagarika imbere y'Imana n'ibyo byose ushingikirijeho, cyangwa se ukibwira yuko kwisha inyuma ya siyanse, kwisha inyuma y'ubusirimu, ukavuga ngo iyo by'Imana njye ntibindeba, iyo byose igihe kirageze ubwo uzasanga ari ukwishingikiriza ku rubingo rusadutse ndetse ruzakuvunikana. Haravuga ngo iyo ngiye kuryama ndiyeza. Bityo rero Kristo aramutse agira ijoro ntacyo naba mfite. Abandi batari ko
muri quartier yose banzi neza, iyaba abo bantu bakuzi neza muri quartier aribo narindi bakubwira ngo itegure guhura nabo, byaba byoroshye. Aho ngaho nyine nta kibazo mwagirana, nta mpamvu yo gutinya wowe ufite. Ariko dore uwo mugiye guhura n'uyu, nuwo ijambo ry'Imana rivuga muri Yobu igice cya 4:18 ngo dore ntabwo yiringira abagaragu bayo, ngo n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti, ngo nkaswe bo mu nzu zubakishijwe ibyondo, ngo urufatiro rwazo rukaba rushinze ku mukungugu, bameneka nk'ukandagira inyenzi. Yobu 4:18. Ndetse ikigero cy'ubutabera bwe ni kiri muri Yobu 15:14 ngo dore abera bayo ntabwo ibiringira, ndetse n'ijuru ntiriboneye mu maso yayo, ngo nkaswe umuntu w'igicamuke wangiritse ugotomera ibyaha nk'unywa amazi. Iyo niyo Mana ikubwira ngo utegure guhura nayo. Muvandimwe, niba wari ugiye guhura n'Imana yawe wishingikirije ku mirimo yawe no gukenuka kwawe, niba idini ryawe ryakwigishije gukora ari byo kiraro kizakwambutsa, niba dosiyo yawe nifungurwa nawe uzasohora ubwana bwiza bwawe n'ingeso zawe, nteye agahinda n'amarira ku mutima. Ndetse n'amaraso yanjye akabaye wino nakayikuyemo kugira ngo nkwandikire iri jambo rimwe gusa, ngo wishingikirije ku rubingo rwumye kandi vuba uzakuvunikana. Dore amajwi yose akuburira ngo uhunge umujinya w'Imana, uzarya abanzi b'Imana. Dore imbuzi iguhamagarira kuva mu mudugudu urimbukiro. Dore Imana umucamanza utarya ruswa, utarebye abantu babona gusa, ahubwo ujisho rye rihinguranye no mu bitekerezo, ibyifuzo, umutima, iraje ngo mwihanganire. Uriteguye? Muri iyi minsi wenda uko nabivuze isha inyuma ya siyanse, uterega wabona twaravuye mu nguge, nta Mana ibaho. Ubundi ukisha inyuma y'ingirwabwenge ngo mwanafunze n'ubundi yavuze ko ibya Bibiliya ari ikinyoma. Ubundi ukisha inyuma ya confusion, ngo ntabwo rega bisobanutse. Ubundi se ko hariho amadini menshi yose akoresha Bibiliya, ubundi ngo twamenya iby'ukuri ari ibihe. Reka nkubwize ukuri, ibyo ngibyo na Adamu yarabigerageje. Igihe Imana ngo yumvaga ibirindi yayije, ngo yagiye kwisha inyuma y'ibiti by'imitini, azi ngo Imana ntabwo iri buze kumubona. Ariko ijisho ry'Imana ngo rirahinguranya. Adamu riramuvumbura, bibona ko yambaye ubusa, ndetse ngo na bwa bucocoro yari yambaye aravuga ngo nabonye yambaye ubusa. Mumbwire, Adamu ko twaherutse yambara ucocero, ko twaherutse yambara, ni gute yongera akavuga ngo yambaye ubusa? Ndi gute Imana imubwira ngo uri hehe akavuga ngo nabonye yambaye ubusa ndahunga? Nuko ibyo yari yambaye bitari bimwanditse imbere y'Imana. Ibyo yari yishingikirijeho nta bubasha byari bifite bwo kubasha gukiza umuntu. Ibyo rero nyine uri kugerageza nawe wikwisha inyuma, umukurambere wacu yarabigerageje kuva kera, nyamara ntibyigeze bimuhira. Imana ntaho wayihungira muvandimwe, ngo nazamuka nkajya mu ijuru uriyo, nasasa uburiri bwanjye ikuzimu uriyo, nakwenda amababa y'umuseke ngatura ku mpera y'inyanja, aho naho ukuboko kwawe k'uburyo kwahamfatira. Ngo nakwibwira nti ni ukuri umwijima nawo niwe uri buntwikire, umucyo ngose uhinduka ijoro, ngo n'umwijima ntugira icyo uguhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa, umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe. Zaburi 139 ijoro ry'Imana ntacyo rihishwa. Iryo jisho rero niryo riri kubwira ngo itegure guhura nanjye, itegure guhura n'Imana yawe. Ndagira ngo mbure umuntu utarizera ahangaha, umuntu utarizera ibyo Kristo yakoze ku musaraba, umuntu wibwira ngo kuva narabatijwe, kuvama mu idini runaka ubundi umwana w'Imana. Ubwiye nti itegure guhura n'Imana yawe, n'Imana yawe nubwo utayizera, nubwo utizera umwana wayo, ariko n'Imana yawe ko yarakuremye, nibwo umwuka uhumeka, wabyemera utabyemera n'Imana yawe. Haravuga ati ariko izo nyinshi mwadukanye zinzaduka ngo z'ubuntu, ngo zivuga ngo abantu babari, nubwo wakwisha inyuma yo kuvuga ngo ntabwo bisobanutse, ngo ntabwo byumva, ngo bije vuba, ngo byumvise vuba, ngo mu idini yanyu ngo ntabwo ari kumwe aho babyizera. Hari umugabo witwa ngo nta bwenge, ngo yahuye na mukristo aramubaza ngo ese wageze muri inzira ute? Aravuga ati ngiye twuriye hariya rwose ku rukuta hejuru, ati na bene wacu niko bahoze kuva kera, ngo kuva kera wisekuruza cyacu cyose, ngo ni hari abanyuze, ngo none kumbwira yuko ntazagerayo nti birashoboka ko navuga ati nose ko bishop aranga hanyura, dadi akaba arahanyura, ba apotre bacu akaba arahabanyura. Iyo nzira nyine abantu biciriye kugira ku Mana. Babandi mwana bimaze iminsi bimbabaza, ukabona abantu nyine bishyize mu kinya, barashaka nyine ibintu
no mu nsengero kandi basigaye baborohereza, mukagenda bagakubitaho umuziki mukabyina mukamera nk'abasinzi, kugira ngo abantu batitekereza yuko bazahura n'Imana yabo, kugira ngo badatekereza yuko hariho ngo umuntu yagenewe gupfa rimwe, ngo hanyuma hakaza urubanza. None mwene databuja yampaye ijambo ry'amahoro, ngo mbere yuko mwibonanira ngo uzamugera imbere witeguye, dore kirazira guhinguka imbere ye nta muhuza, dore ntibibaho guhura nawe nta mwavoka, ahubwo dore ntama w'Imana, dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi ntabwo yaje kugira ngo ahe abantu imigati, niko abantu bari bazi ngo Yesu nyine yaje kugira ngo aduhe imigati tujye tumukurikira. Abandi bati Yesu yaje kugira ngo aguhe rwose ubukire, Yesu yaje kugira ngo ibibazo wari ufite bikemuke, Yesu yaje kugira ngo wa muntu wo muri famiye yawe urwaye nawe akire, Yesu yaje kugira ngo abanzi bawe bose bakandagire hejuru. Ntabwo ari ibyo, ahubwo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Amen. Dore ukuraho ibyaha by'abantu, dore umwana w'Imana utarifuje kugundira guhwana n'Imana, dore wambaye umubiri utunganye ngo muri we yikorera ibyaha byawe byose, dore wabayeho ubuzima butunganye buzira inenge ubwo wowe wasabwaga kubaho. Uwo niwe witanze ngo abe impongano wizera amaraso ye. Dore Kristo Yesu umwana w'Imana, musange ndakwinginze, nawe arakwakira, uwo iyo byaha byawe byose nawe kwambika gukiranuka kwe. Dore yababajwe rimwe risa ngo agukize urubanza rw'ibyaha. None se urarimbuka uzize iki niba hari uwemeye kurimbuka mu kigo cyawe? Mwizere, mwijugunyeho, dore umutima niwo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Amen. Maze akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Bandimwe, iyi ni inkuru iri urgent, iri ni itangazo ryihutirwa. Ndagira ngo maze nibutse n'abandi bizeye bari hano yuko niba mwajyaga mutekereza ko ibyo bitihutirwa byihutirwa. Hari igihe wajyaga wenda ureba ababyeyi bavuga ko ababyeyi banjye nabaturuka he babwira ubutumwa bwiza. Hari igihe wenda wajya kureba inshuti zawe ko se inshuti zanjye ko nzi ko buri gihe ntagiye kuzibwira zimburanya natagira kubabwira nyine bakandusha ijwi bakarekera hejuru, hakabona bakurusha ubwenge ku buryo usanga n'ibyo uri kuvuga rimwe na rimwe babihindura ubuswa. Ariko niba koko bazahura n'Imana yabo, urukundo rwa mbere wabakunze nuko wabwira kwitegura guhura na Yesu, kandi kwitegura mu buryo bwa nyabwo. Arabadiva bajya kunda kuririmba ngo biteguye ngo umukwe, ngo biteguye umukwe, ari ugasanga uburyo bamwiteguyemo ntabwo ari bwo Imana yavuze. Yesu yaravuze ngo niba ufite ituro ugiye gutura ukamenya ko hari umuntu ufitanye urubanza mu nzira, ngo banze urambike aho ngaho, ubanze ugende ukemure, ngo kugira ngo wa muntu atagufata bakagushyira umupolisi nakagucira umucamanza, hanyuma ngo nakakujugunya muri gereza. Bavandimwe, abantu benshi batuzengurutse baracyari mideni, baracyari nyine mu rubanza, niyo ngo umujinya w'Imana uracyabariho, baracyafitanye ikibazo n'Imana, kandi ngo ari umwana w'Imana waje kugira ngo yikorere ibyaha by'abantu. Ngo dore uwo nguwo yatangiye kugira ngo ishyire ibyaha byacu kandi abitware mu biri, kandi muri Kristo n'Imana yiyungiye n'abari mu isi yawe icyo baraho ibicumuro byabo. None iyo nkuru ni ukwera iki utabwira abantu? None iyo nkuru ni ukwera iki dusa nk'abasinziriye kandi Imana itubwira ngo mwitegure guhura nanjye? Ese wandi kubwira yuko hari Imana bazahura? Uri kubwira yuko hari Imana bazahura? Hari n'ushobora kuvuga ati ariko ngewe rwose impamvu ranatera namwe ni uko wenda mwege musenga mutaririmba cyane n'ibicurangisho cyangwa se mutabyina nkuko nasanzwe bimenyereye, kubera ko abantu dusirimutse nyine tugomba kubikora muri ubwo buryo. Ariko nimba nawe uko bimeze, niba ikiguhuza n'abera atari uko wamaze kwakira izo mbabazi z'Imana, nawe ndagutabariza muri aya masaha kugira ngo witegure guhura n'Imana yawe. Hano avuga ati ariko ngewe rwose ibintu by'Imana mba numva nyine ari ibintu nzafatira umwanya maze kubona nyine maze kuba free, akanya ndahuze mu kazi, akanya ndahuze muri gahunda zanjye, nzaba mbirebaho nyine. Ariko bavandimwe, Imana avuga ngo kuko nzakugendeza gutyo Israel we, ngaho noneho prepare to meet thy God, iteguye guhura n'Imana yawe. Amen. Guhura n'Imana yawe. Ariko nagira ngo nongere mvuga gatoya kuri iyi Imana umuntu azahura nayo, kubera yuko byaba byoroshye nk'ubwiye nti itegure guhura wenda na mihigo, sibyo? Usho nyine wagenda uko biboneye kose, wakumva nyine nta kibazo kirimo. Nk'ubwiye nti itegure guhura wenda na mudugudu, ntabwo nyine byagutera ubwoba.
niyo nakubwira wenda kwitegura guhura na meya, hari uburyo wenda wakwitegura ukambara neza ukagira gute kugira ngo nyine mutaza guhura na meya uri mu kavuyo. Kubwiye ngo iteguye guhura na perezida ushobora kugira ubwoba, ariko still ni umuntu nkawe mugiye guhura. Ariko ngaho ijambo ry'Imana avuga ngo itegure guhura n'Imana ubwayo, the creator. Nuvuga ngo uwaremye ijuru n'isi, ya yindi birivuga ngo ni umuriro ukongora, ya yindi ngo ijwi ryayo ngo riramburuza impara, ijwi ryayo ngo rituma ngo dusoze twitera hejuru. Ya yindi yavuze umucyo ukabaho, ya yindi yavuze amazi n'ubutaka bigatandukana, ya yindi yavuze inyenyeri zikaza. Ibintu abascientifique bahora barwana byo bashaka gusobanukirwa imyaka n'imyaka, ya yindi yavuze bikabaho mu busa. Ngo niyo ugiye guhura nayo. Tegura mwene data, ubuzima bwacu bwose reka buhinduka kwitegura guhura n'Imana yacu. Amen. Ibyaduhuza byose tujye twibuka yuko hari Imana yacu tuzahura. Hanyuma nk'uko umugeni ngo iyo yitegura guhura n'umukwe abanza kwirimbisha, mujya mubibona bakimakiya bakisiga ibiki byose ntazi ko yafagiye guhura n'umukwe. Natwe ngo niko dukwiriye kumera hano ku isi, ngo tukirimbisha imirimo myiza iyo Imana yaturemeye muri Kristo Yesu ngo tugenderemo. Kwitegura ni ikintu gikomeye, kandi uwo twitegura nyine akwiriye icyo cyubahiro nyine. Ubuzima bwacu bwose reka buhinduke. Mvuga ngo ku buryo umuntu akubaza ngo ese ubundi ubuzima bwawe bwose niye ntego yabwo, by'umwe ngo ubu ngubu rero I'm preparing to meet my God. Ubundi rero yakabaye impamvu y'ubuzima bwacu kwitegura guhura n'Imana. Impamvu ugiye gukora akazi ni iyihe? Ni kwitegura guhura n'Imana yanjye. Impamvu uri kwiga I am preparing to meet my God. Impamvu uhagurutse ukajya kubwiriza abantu, impamvu uri kujya mu materaniro, impamvu ufashe biruka buri gusoma, impamvu uri gusoma indirimbo zahimbwe n'abera ni iyihe? Ni uko ndi kwitegura guhura n'Imana yanjye. Hari indirimbo turimba mu gitabo ivuga ngo niwe nzira, ngo kandi niwe bihembo byo kurushana. Iyo Mana nyine ariyo bihembo byacu, twitegure guhura nayo. Bavandimwe, aya magambo arakomeye, kandi nyine ntabwo umwana w'umuntu yabasha kwitegura guhura n'Imana, ahubwo n'Imana yonyine ibasha kuvuga umuntu. Ari twebwe abizeye turabizi neza yuko ngo uwo mwuka ari uhora utunihira ngo iminsi itabasha kuvuga. Yabinyuza kugira ngo twongere kwishingikiriza kuri we, kandi ijambo rye yaduhaye, amateraniro y'abera yaduhaye, n'ubundi buryo bwose Imana yagiye igena bwo kugira ngo twitegure guhura n'Imana yacu. Ndagusaba ntubwirengagize, kuko ngo hari ababyirengagije bavuzwe mu Baheburayo 10, birengeje guterana hamwe, birengagije iby'Imana yagiye iduha byo kugira ngo twitegure guhura n'Umwami wacu. Ariko ngo hahirwa uwo shebuja azasanga ari mu kazi.